Every day I need the burudi of Jesus. Every day Yes, twongeye kubaha ikaze tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube tugenda tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, amakuru aba avugwa hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye kose kugira ngo ayo makuru yose tuyabagezeho ku gihe. Niyo mpamvu kandi nawe igihe wakanze subscribe bizagufasha cyangwa se bizatuma uhora uri update uzi amakuru aba agiye atandukanye aba avugwa hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu mu mahanga. Rero nk'uko mubibona ni inkuru tuje kubabwira aka kanya, ni inkuru itugezeho, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda iri buze kubabaza umuntu uwo ari we wese uri buze kuba yayumva bitewe n'uko kuko ari inkuru ibabaje. Aho nk'uko mubibona kuri iyi foto umusitari twamenye nka Gogo cyangwa se Musabyimana Gloriose nk'uko ariyo mazina ye bwite yahawe n'ababyeyi be, yaje kuba yakwitaba Imana. Nk'uko twabibacishijeho ku kavideo gatoya katangiye, iyi video muramuzi cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye, Everyday I need the blood of Jesus, murayizi cyane, indirimbo yatrendinze yakunzwe n'abatari bake bitewe n'uburyo yarimbyemo ndetse by'umwihariko n'ubutumwa bwa burimo. Ni indirimbo nziza yaje kuba yatuma yamamara cyane, bityo abantu batari bake bakaba bamuzi cyane cyane bitewe n'iyo ndirimbo nk'uko tumaze kubabwira. Rero ni inkuru itari nziza tugiye kubabwira cyangwa se ni inkuru itari nziza iri gukwirakwira ivuga ko uyu Musabyimana Gloriose wamamaye nka Gogo aho yaje kuba yakwitaba Imana. Tugiye kubirambura uraza kuba wamenya byinshi mu byateye urupfu rwe. Icyo usabwa nta kindi rero ni ukudajya kure ya telefone yawe ukaza tukabana hano kuri uyu muyoboro ukaza kuba wamenya byinshi bijya mbere. Uyu Musabyimana Gloriose rero wamenyekanye nka Gogo yaramaze iminsi itari mike mu gihugu cya Uganda, aho yaje kuba yakwitaba Imana mu ijoro ryo kuwa gatatu Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2025, aho biri kuvuga ko yaje kuba yazira uburwayi. Muri make yaje kuba yapfa cyangwa se yakwitaba Imana bitewe n'ikibazo cy'uburwayi yari asanganwe. Kandi hariho igihamya kuko urwandiko rwanditswe cyangwa se rwashyizwe hanze n'ibitaro byo muri Uganda byitwa Kiegera Doctor Center, aho byaje kuba byatangaza ko uyu Gogo yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo kuwa gatatu Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025. Ubwo ni mu ijoro ryahise aho hari tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Ndetse kandi Bikema Uwayesu turamuzi cyane, n'umwe mu bagize itsinda rye cyangwa se ariwe manager we umukontorera imitungo, yaje kuba nawe yahamya iby'uru rupfu rwe, abibwira cyangwa se abitangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse akaza kuba yabyemeza mu abibwira itangazamakuru cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimo nka igihe.com ndetse n'ibindi byinshi nka Mama Rwagasabo n'ibindi byinshi, haba ibikora hariya mu gihugu cya Uganda ndetse by'umwihariko n'ibikora no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko ari umunyarwandakazi waje kuba yagira ikibazo cyo kuba yavuye mu mubiri akaba yitabye Imana. Kandi uyu Uwayezu cyangwa se Uwayezu mu gucungira imitungo yavuze ko kuwa 28 cyangwa se tariki 28 Kanama umwaka w'ibihumbi 2025 aribwo Gogo Gloriose cyangwa se Gogo n'itsinda rye bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza hariya mu gihugu cya Uganda, aho yari afite igiterane cyabaye ku itariki ya 29 kugeza ku itariki ya 31 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2025 kibera na n'ubundi hariya mu gihugu cya Uganda ahazwi nka Mbarara. Kandi yakomeje avuga ko, ubwo ndavuga uyu uko wacungiraga imitungo Gogo, yakomeje avuga ko gutaramira Imbarara byarangiye, noneho nyuma yaho ku itariki ya 31 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2025 Gogo n'itsinda rye bari kumwe bahise berekeza i Kampala hariya mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru wa Kampala, aho bari bafite gahunda nanone ikomeye cyane, aho baba bafite sosiyete bari bagiye kwamamariza cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa byabo. Rero ayo niyo makuru agenda avugwa kuri uyu Gogo Gloriose waje kuba witaba Imana, kandi nta kindi twavuga usibye kuvuga ngo Imana imwakire mu bayo, kandi ndetse n'abe cyangwa se inshuti ze, abavandimwe n'imiryango ye bakomeze kwihangana, kandi n'abanyarwanda mwese muri rusange nta kindi musabwa usibye kwifatanya n'imiryango isigaye cyangwa se n'inshuti ze zindi zisigaye mubafata mu
mugongo nk'ibisanzwe nk'umuco nyarwanda kugira ngo nabo babashe gukomeza kumva ko batari bonyine, ko bafite abantu babari hafi kugira ngo babashe kuba bakomera muri situwasiyo barimo itaboroheye cyane. Kandi rero nta kindi twavuga usibye twavuga ngo mukomeze kugira ibihe byiza kandi n'abandi bose bagize ibibazo bakomeze kwihangana. Ciao.